Hello, abakunzi ba Galaxy TV Rwanda mumeze mute Kigali hirya no hino. Imunsi Galaxy TV Rwanda twamanutse turi mu karere ka Gatsibo. Nkuko mubizi iyo uvuze akarere ka Gatsibo muhita mwumva rwa Gitumo, iyo uvuze rwa Gitumo mwumva iki? Igisupusupu bro. Come on. Ntakiri mwumva mahonga. So for this moment igisupusupu iwabo. A lot of days. I think in Kigali this is the first channel tugiye kujya iwabo igisupusupu. Kora subscribe kuri Galaxy TV Rwanda hanyuma none ibindi mu bindekere. Galaxy TV Rwanda on the top. Quartier twazengurutse hano hose ariko iyi niyo nzu nziza nabonye muri quartier. To be honestly, igisupusupu aratwika. Si muri Kigali gusa. So abakunzi ba Galaxy TV Rwanda rero ndareba abaturanyi, ndareba petanga batuzengurutse. So for this moment ndareba peti batandukanye, ndareba abaturage urubyiruko, abantu batandukanye nangu na Simba nawe yabibonye, ariko nyine nta kintu usabwa no kubanza gukora subscribe hano kuri Galaxy TV Rwanda hanyuma tugatwika ngira ngo Simba twagize mu rugo cyane kabisa, ndahabona nahanaka cyane okay, so ngira ngo abakunzi ba Galaxy TV murabireba neza cyane kabisa ko iwabo igisupusupu ari ahantu habasha cyane. So rero nyine ariko nubwo ndi gusakuza wasanga bivumbuye akahita yiruka. Tugiye kwita twinjira mu rugo aka kanya tumeze ubundi umuntu ari gukora iki wasanga ari koze ibyo okay, so ubwo rero ukora subscribe niba utarabikora niko nakubwiye hanyuma ariko se come. babiri ntabwo bakarabi katuyiranga uba najya no kugira ubwoba but let's go. Iracyari Galaxy TV Rwanda. This is your boy Saja. I'm together with na Simba. Okay, Simba. Uyu munsi turi iwabo w'igisupusupu. Sengyumva harya Sengyumva Igisupusupu. Okay, rero kora subscribe kuri Galaxy TV Rwanda kugira ngo twibanire mu nkuru n'ibiganiro byose tugeza umunsi ku munsi. Hanyuma noneho aheruka isubireho umutesi. Ni indirimbo nyinshi cyane. So turaganira nawe ibiganiro byinshi bitandukanye. Kora subscribe niba utarabikora, ariko nyine nubwo ndi gusakuriza mu rugo rw'abandi nta muntu uzi ko turi hano. Ese undi imeze bite? Aji umusaza igisupusupu umusa Mbwa Gitumo ahita dufungira karabaye umusa umva ni Galaxy TV waza tukaganira gato nabirenze umusa twagenda Galaxy TV Rwanda nabirenze umusa ubundi bimeze bite ko wowe uri gutwika mu gihugu waza tukaganira n'akaganiro gato twagira. Okay, ndabona aje ngira ngo igisupusupu tugiye kugira nawe ikiganiro ibintu byose bimeze fresh, sibyo? Kora subscribe niba utarabikora. Afite indirimbo nyinshi nshyashya zitandukanye hirya no hino ziri gutwika hano mu gihugu cy'u Rwanda. So this is your boy Saja. I'm together with Simba. Then we are gonna ban ko gatebe mwa ushaka tunicara ntari umusa akira gatebe murakoze musaza. Okay, ngira ngo hano ni abanyamakuru babiri kugutura kuri Galaxy TV Rwanda. Nitwa Saja no yitwa Simba. Ubundi igisupusupu umeze ute? Urahanga fresh wa muri iyi minsi ufite pressure bro. Yego bro. Ni ikihe cyangwe nare mukuri nawe urabyo uri manukira ubundi ni ugutwika umuntu akimanukira. Okay, mbere na mbere turajya ngo banze usuhuza abantu bakurikiye Galaxy TV Rwanda. Ese corona nirakugeramo? Aya corona ntabwo nuko yumva ntabwo irahagera. Reba muri kamera basuhuze kabisa. Twabasuhuje namwe abafana banjye bose ndabasuhuza. Asundi buna nk'umunyarwanda ahantu yaba ari hose atagufana. Banze ugira ikintu mubwira. Umunyarwanda ahantu yaba ari hose atagufana, gira ikintu mubwira.
oya birumvikana nta munyarwanda utamfana umusaza aratwika. Okay, so abakunzi ba Galaxy TV Rwanda nkuko mubyumva turi mu rugo Igisupusupu atwakire neza nagabaye nk'abandi nari buvugire hano. So tugiye kuganira nawe turaganira ku nyingo nyinshi zitandukanye, afite indirimbo nshyashya abakafana yo nagabaye muherutse atuye mu ntara ariko akorera mu mujyi, buranga abantu batuye batwika mu mujyi nagabaye babuba mu Igisupusupu, ibyo nibyo? ibyo ngibyo nta wabaye abantu batwika mu mujyi nagabaye babubamo niko bambwiye. oya ibyo ngibyo ibyo baba bakubeshya cyo gusa ibyo ntabwo bibaho n'ibivamo. Ubu se nkawe ujya muri recording ryari kaduhere nyine mu buryo ufata amajwi y'indirimbo, ese ujya gufata amajwi yawe y'indirimbo ryari kandi mbona ba keshi ibere hano mu ntara? njyewe buri munsi mu gihe boss anumireye ubwo nuko Ijipiti kugeraho yihuse cyane cyane nawe urabyumva. Okay, ariko ngira ngo ariko ufite smartphone muri iyi minsi iyo bayita ngo iki, ngira kuri kamera barayishyiraho kugira ngo banayirebe fresh batazanagufeka. Iyo batunga yereke iyo bayita ngo unuye bwoko muze iyi ni Infinix bayita Infinix. Umusaza aratwika. Okay, dukomeza ariko mbere yuko tujyana kure kugira ngo tuganire ibintu byinshi, banzubwira abakunzi ba Galaxy TV bakore subscribe kuri channel yacu. ngo bakore subscribe nyine kuri channel yacu. Bakore iki? bakore subscribe bakore subscribe nuko byanganira umbatse no kwihangana kuko ururimi rwanjye nirwo nkurisha kwihangana n'akabimeze nawe ntabwo bakoresha ururimi rw'undi muntu. Okay, so abakunzi ba Galaxy TV Rwanda ngira ngo hari ibibazo byinshi bitandukanye batubwiye turi buganirize ku Igisupusupu. Hari ingingo nyinshi zitandukanye, ibintu byinshi cyane. Ingingo tujye guheraho n'ingingo y'urukundo. Igisupusupu byavuzwe ko abakobwa bari usigaye bagukunda cyane muri iyi minsi. ibyo barabeshya mwana ibyo ntabwo barabeshya ntabwo biri. Ariko hari ifoto yawe n'umukobwa yatrenze kuri Instagram uhagaranye n'umukobwa, sinzi niba waramukoresheje muri video, ariko hari ifoto uri kumwe n'umukobwa yatrenze zegene no ku mbuga nkoranyambaga. ko nabyo nabonyera iyo foto nayo uzi uhagaranye n'umukobwa. oya data iyo foto nayo uzi mwana turayishyiraho hano kuri iyi video kugira ngo abantu bataza kuduhakanya, ariko iyo foto yarasohotse Igisupusupu ntukirengagize. Uriya mukobwa wakoze muri iriya ndirimbo yawe nshyashya ariyo yita ngo iriya iba yita isubireho no ntabwo ari isubireho, umutesi. Uriya mukobwa wakoze mu mutesi hari amakuru numvise ko ngo ari shere wawe ukura. oya we ibyo barabeshya aho barabeshya mwa ibyo iyo babeshya cyane ntabwo ntabashere umushere wanjye n'umwe. ufite umugore wawe ubundi? Njye mfite umugore wanjye. Hanyuma mpamvu ubundi ngo banakubeshya ngo ufite umugore wawe n'abantu kandi yes namwe ubwanyu yes bwara umuntu aba yamutumye birumvikana. Ariko hari amakuru numvisha ngo Igisupusupu wowe wagiye muri shooting ibintu birangiye ngo wowe n'umukobwa mujya gutya mujya mu kageto. ibyo nta makosa ibyo ntabyo ndumva byahombekeye nuko beshye cyane n'agashyitse kunoza bakunyemuza nabo biba bigaragara ntabwo bibaho. uri umuntu wiyubashye ugenda umuntu wiyubashye n'ubu no kuba muba mwaje kunsura ni byiza mu ikaritsiye burya ni byiza kandi burya hirya no hino ibintu byose ni byiza, iterambere n'ubu turimo turigeraho. iyo mumanutse mukaza mukatise musitari runaka turashaka ko tuganira ibyo byumvikana ibyo rwose nta n'ibirenze. ubu se nkawe Igisupusupu asubundi igeze ntabwo ryari kubangamira? oya ntabwo ryari kubangamira, iyo ni iry'abanyarwanda bose ndetse na za Belgique bose ahantu hose. arabona gato nkakwita ikigarigari. ahubwo buryo wanyita gatsibo. Okay, so nkuko mubyumva abakunzi ba Galaxy TV Rwanda, it's a great thing kubana n'Igisupusupu for this moment. Ariko turakomeza tuganira ku nyingo nyinshi zitandukanye, ariko noneho ko tujye kuri music yawe. Igisupusupu umaze gusohora indirimbo zingahe? Yewe ibyo ngibyo muzabishakira akanya ibyo ntabwo ari ukumbaza ngo indirimbo ngo izi namwe ubwanyu murazuba muranazize. icyo gihe uzabikorera umunsi ari byo uza tuganire. Okay, ibyo ngibyo wenda there is no more twanabyirengagiza, ariko se nko mu ndirimbo umaze gusohora zose niyo ndirimbo wakunze kurusha izindi? zose ndazikunze, ariko buriya Maria Jeanne iyo bayise bakunze kwita Maria Jeanne nanjye ndayikunda cyane. Maria Jeanne itutugwiramo gatoya noneho kugira ngo n'abakunzi ba Galaxy TV Rwanda babyemere. Ariko ntabwo twaje wenda mu bintu by'ibiganiro ntabwo haza muri ibyo byo kumbaza ngo wenda ngo umunsi ngo tukubitira agapira. ni gatoya kuko amasegonda 2 ntabirenze birumvikana, ariko ibyo nta birenze nyine ntabwo biva mu byo.
ibibazo twaje kuganira uje kumbaza ati se Faransa bimeze bite urabona mbega mu buzima muri rusange uzi ko wambaye ati corona ibite birumvikana corona nta yageze henshi ariko ni yageze ku isi hose ariko abanyarwanda uko turi turapfa turarwanya ntabwo kandi uzi ko abanyarwanda dushyira hamwe tunakundana burya ntabwo byashoboka rero ngo iki ntabwo yapfa kutumereramo cyane ubuse nkawe corona hari ingaruka nimwe igeze kugiraho ingaruka teteka ko igitaramo bifite byari hatari nari nyifite hariya ikibungo ku cya Semakamba urumva iki ni inkokora yaho naho niyo yankoze mu nkokora nyine ndavuga ingaruka nyinshi kuko ubu urabona nta gitaramo ntaki gusa urumva ni ingaruka nyine icyo ndi kuvuga urabona hari interview ngira ngo nejo bundi hari interview nabonye wagiranye na Yago ariko nyine hari indi interview Pifra yagiranye na Yago avuga ko abahanzi mumerewe nabi musiga mujya no gufata akawunga ese ibyo bigeze bikubaho njye ntabwo byambaye uratwika ntabwo byambaye ibyo ngibyo ntabwo byakubaho mu rugo ibintu byose bimeze bo kamuza akantu kamara hari umuntu mbashakana nyine kamwe mu gisupusupu ngo umusaza ngo afite abana barenze umwe cyangwa se ngo abagore barenze umwe ugisobanura kuri ako kantu gatoya njye mfite umugore umwe mwa abana bo ni bangahe babiri bamwita Kaheze na Fiona umugore we n'umwe se muzehe umugore wanjye none urumva baravuye kuri babiri cyangwa ari kuri baravuze ko bashatse benshi ariko twari tuje kugira ngo witwibwirire abadukurikiye babibone abo barakubeshya rwose n'ibinyoma byanga bikunda ubuse Igisupusupu uri umuhanzi nyarwanda wena wifata nk'umuhanzi wa mbere mu Rwanda sibyo njye nifata nk'umuhanzi mu Rwanda mfatanyije n'abandi nyine bagiye gushyira ku myanya bakishyira ku mwanya wakangana bagiye nko gushyira ku myanya ari nkaho ugiye kuwiha nakwishyira ku mwanya wa mbere nawe uratwika ariko se nyine uretse wowe katwemere kuri ku mwanya wa mbere ntabwo ndi ku mwanya nyine katubyemere gutya ntabwo nabyemera noneho uretse wowe niwe muhanzi wundi wemera mu Rwanda nemera Cecile Kayirebwa Cecile Kayirebwa cyane rwose nyine uretse Cecile Kayirebwa uririmba injyana gakondo ku zindi njyana nyine ubwo se urumva melody namusha melody iragenda cyane uretse melody ninde wundi yampaye urambwiye mubo nuko nyine nubona kubwiye wimfata byinshi twana tuba turi kameramani muri kamera niyo uvuze nibyo uzasubiramo ndabizi ariko nyine ubwo Bruce Melody umusaza wa Munagi yirushyiremo cyane iminota 5 ubwo nizi turakomeza tuganira ku nyingo nyinshi zitandukanye ariko tunasoza kwanza wanze ubwira ikintu abafana bawe mu gihe mutari munaherukanye turahirukanye kuko muri iyi minsi imaze gusohora umuzigo n'ejo bundi nzongera mbasohora indi muzigo arateganya gusohora umuzigo witwa ngo iki ibyo ngibyo ntabwo nabikubwira ntacyo injyana uyibona urayibona injyana icyo gihe urayibona icyo gihe ntagapfundikiye baje se bategereza nko mu gihe kingana iki nko mu gihe kingana ibyo ni bari umwanya wabyo uza umusaza ubundi nk'iyo uri mu rugo wenda ufite umwanya ukunda kuba ukora nk'iki mu rugo wenda yewe ndi mu rugo mba ndi buhanga indirimbo ni wowe wiyandikiye njye ninjye wiyandikira indirimbo cyane rwose ukajya no gusohora muri stage ufite impano ebyiri ariko ngo ufite n'impano yo gusetsa icyo kintu nicyo cyangwa ni ukubeshya ibyo ngibyo ibyo ntabwo nayo nabigeramo sinzi niba ari impano yo gusetsa ibyo nta impamvu nari mbikojeje wenda guce mu ijambo hari nk'iriya ndirimbo Igisupusupu muri Jeanne nako kuko nyine irimo utuntu dusekere twinshi ngo impamvu ushaka gusetsa abantu ufite impano yo gusetsa nuko ushyiramo utuntu wenda ngo isukari majyana utuntu yimba nyine tutazamukura n'utwo ngutwo udukura he ubundi ntabwo ibyo ngibyo ibyo ni Imana ibikuha nta muntu ubikuha ujya kumva biraje yego Igisupusupu ubundi iwanyu bwite ni bwite mu karere ka Gatsibo muyo umurenge wa Rwango pardon umurenge ni uwa Murambi kera ubundi mbere umurenge ni uwa Murambi none niho wakuriye kugeza aho bari umusitari niho nakuriye cyane niho nakuriye mu karere ka Gatsibo n'umurenge wo mu rugo nase mu muryango we wanyu niwe munyamuziki wenyine urimo ni njye ufite njyenyine akapera gatoya hanyuma
ukagira n'icyo ubwira abakunzi badusoza muri translation wadukoma akapera gatoya ugira n'icyo ubwira abakunzi bawe iyo mbonye umurizo uri mu baraba mwumva wisaka wihinduka urwo runyo karako urakoze cyane kabisa nuko tugutumiye rero abakunzi ba Galaxy TV Rwanda murabyumvishe ikiganiro tugira n'Igisupusupu so greeting ibintu byiza cyane so tukubwira ngo kora subscribe utarabikora kugira twibone mu nkuru y'ibigano byose tukugezaho umunsi ku munsi saa ku isa. This is your voice together with Simba. Thank you.